Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, Kristu Mwami naganze. Dore amasomo atagatifu tujye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya Kristu Mwami w'ibiremwa byose, tariki 21 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, umutwe wa 7 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Njyewe Daniel nijoro naho nitegereza ibyo nabonaga, mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yigera hafi ya wa mukambwe, maze ajyanwa imbere ye, nuko yegurirwa ingoma, icyubahiro n'ubwami. Imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Ubwami bwe n'ubwami buhoraho iteka, ntibuzashira, n'ingoma ye n'ingoma itazagira ikisimbura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 93. Nyagasani Yezu Kristu, uri umwami uganje mu ikuzo. Uhoraho ni umwami yisesuyeho ubuhangare, uhoraho yambaye ububasha yarabukindikije. Isi yarayishinze arayikomeza. Intebe yawe y'ubwami yashinzwe ubutajegajega, uriho kuva kera na kare. Ibyo waduhishuriye ni amanyakuri, ingoro yawe ikwiranye n'ubutungane, uhoraho uko ibihe bihora bisimburana. Nyagasani Yezu Kristu, uri umwami uganje mu ikuzo. Isomo rya kabiri ni ryo mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana Intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Nimugire neza n'amahoro bituruka kuri Yezu Kristu, umuhamya w'indahemuka, umuvukambere mu bapfuye, n'umugenga w'abami bo ku isi. Koko Kristu aradukunda, yadukijije ibyaha akoresha amaraso ye, maze atugira ihanga rya cyami n'abahereza bitambo, kugira ngo dukorere Imana se. Naharirwe rero ikuzo n'ububasha, uko ibihe bihora bisimburana iteka, amen. Ngo yaraje rwagati mu bicu, maze icyitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n'abamuhinguranyije. Imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Nibyo koko, amen. Ninjye Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo, uwo ni Nyagasani Imana ubivuga, uriho, wahozeho kandi ugiye kuza, umushobora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 18 umurongo 33 kugeza ku 37. Yesu ageze imbere ya Pilato aramubaza ati, mbese ni umwami w'Abayahudi koko? Yesu aramusubiza ati, ibyo ubivuze ku bwawe, cyangwa se n'abandi babikumviyeho? Pilato arasubiza ati, aho ntugira ngo nanjye ndi Umuyahudi? Bene wanyu n'abatware bahereza bitambo nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu arasubiza ati, ingoma yanjye si yo kuri iyi si. Iyo ingoma yanjye iza kuba iyo kuri iyi si, abantu banjye babandwanyeho kugira ngo ntagabizwa Abayahudi. None rero ingoma yanjye si yinaha. Nuko Pilato aramubaza ati, noneho rero uri umwami? Yesu aramusubiza ati, urabyivugiye, ndi umwami. Cyakora icyo njyewe navukiye kandi kikanzana ku isi, ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Unyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Unyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga. Bakristo bavandimwe, Kristo watsinze naganze mu mitima yacu. Tumubone tumwereke abandi. Kristu Mwami tumuyoboke. Bavandimwe, dufashwe n'amasomo yo kuri iki cyumweru cy'uyu munsi mukuru wa Kristu Mwami, umwami w'ibiremwa byose, tugiye kuzirikana ku bwami bwa Kristu, la royauté de Christ. Ingoma cyangwa ubwami bwa Kristu bushingiye mu kwitanga. Ahangaha nyine kwitanga ku musaraba ni rwa rukundo rwitanga, amare ad unguem, aimer jusqu'aux ongles, gukunda kugeza ku nzara kugeza ku musozo. Ngubu ubwami bwa Kristu. Turazirikana muri amasomo ku gisobanuro cy'ubwami bwa Kristu, dufashijwe n'ibi byanditswe bitagatifu, ndetse n'uko umukristo agomba kuyoboka Kristu Mwami, ategura kwinjira hehe mu ngoma y'ijuru, ingoma ya Kristu. Igisobanuro cy'ubwami bwa Kristu n'ibyanditswe bitagatifu. Hari ibirango bine by'ubwami bwa Kristu amasomo y'uyu munsi yagaragaje, tujye kugenda tugenderaho mu kuyazirikanaho. Icyambere, c'est la royauté de vérité, royauté d'amour, de paix et de justice. Ni ingoma y'ukuri, ingoma y'urukundo, amahoro n'ubutabera.
mu isomo rya mbere umuhanuzi Daniel arakoresha ijambo ubwami bw'umwana w'umuntu, la royauté du fils de l'homme, c'est une royauté terrestre. Ni ingoma yo ku isi. Ese ubwami bwa Kristo kuba ari ubwo ku isi bivuze iki? Kuba Kristo ategeka isi ni uburyo bwo gusakaza ingoma ye ku isi irangwa n'ukuri, urukundo, amahoro n'ubutabera, bityo gasakara ku bantu, ku bana b'Imana bari ku isi aribo twebwe. Daniel ati ubwami bwe n'ubwami buhoraho iteka ntibuzashira, n'ingoma ye ni ingoma itagira ikisimbura. Amen. N'umuringi wa Zaburi mu ntero ye arahamya ubwami bwa Kristo ubwo yagize ati Nyagasani Yesu Kristo uri umwami uganje mu ikuzo. Amen. Umwami uhora ku ngoma ba Kristo. Naho isomo rya kabiri twasanze mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, turarangamira ubwami bwa Kristo butagira iherezo ry'ibihe. Kristo niyo ntangiriro n'iherezo. La royauté de l'alpha et de l'oméga, c'est une royauté de tous les temps. Niko ko Yesu Kristo nuriho, wahozeho kandi ugiye kuza, umushobora byose. Amen. Ikindi kiranga ubwami bwa Kristo uko Yohana yabitugaragarije muri iyi vanjiri ya none, nuko ingoma ya Kristo ari ukuri ushingiye ku musaraba. La royauté de la vérité par la croix. Niko ko ubwami bwa Kristo bavandimwe ntibwigaragaza n'ubugome n'ububisha no gukandamizwa cyangwa gukandamiza, igitugu, kwihorera, kwivuna abanzi, ibihano sinakubwira, violence, oppression, vengeance et punition, ahubwo n'ububasha bw'umusaraba. Ngira ngo muri ivanjiri twiyumviye uburyo Pilato ari gupapa. Iyi titire y'ubwami ya Yesu yamuteye kuvuga menshi, ari kuvugishwa, ari gukora hirya no hino ashaka kwiregura. Ubwo yamubajije ati mbese niwe mwami w'Abayahudi? Igisubizo cya Yesu kiratwerekeza ku kintu cyangombwa tugomba guharanira buri munsi mu byo dukora byose, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza, cya cyita rusange, ingoma y'ijuru. Kwa guharanira ingoma y'ijuru ubwo Yesu yagize ati ingoma yanjye si yo kuri iyi si. Amen. Abakristo bavandimwe, dutangazwe n'ukuntu muri iyi si habayeho abami benshi bayobozaga ingoma zabo igitugu, la violence. Abami batinyitse nk'aba Farawo, ba Herode twumvise mu vanjiri, ndetse na nyuma ya Yesu ba Neroni, ba Trojani, Domisiyani, babandi batoteje abakristo, n'abandi bami b'ibindi bihugu tuzi, ba Napoleon, ba Mussolini, Hitler. Sinamwibagirwa Abayahudi bataza kuneba nabi. Reka none gukomeza urutonde bikomeze kuguma hiriya kure muri Afurika, ntibirengeye kwa ba Farawo. Ariko se twakwibaza ubu abo bose tumaze kuvuga bari hehe ubu ngubu? Abo bose bakize ku by'isi, ubutegetsi, ubwo bubasha bw'isi, bari bafite abantu benshi bategekaga, icyo cyubahiro bagiye banyungutira, ariko nubwo bakomera bwose ingoma zabo zagiye zitangira zikagera n'iherezo zikarangira, ndetse bamwe bakarangirana nazo. Ngibi by'isi babyeyi, wakwibaza uti ubu abo bami bari hehe kugeza ubu? Icyakora icyo tuyibukiraho ni igitugu cyabo tutateze kwibagirwa. Babyeyi, ibaze nawe kwibukira ku kintu kibi wakoze, ku igafu, bagakwibukira ku ntwaro wari ufite za kirimbuzi, ku burozi wari ufite, abantu waroze, bagakwibukira ku itabi wasize uteye, nivugira gitabi gica kuri roho, ugahora wibukirwa kuri pirizo wasize wubakishije, abantu wishe byaguye, nawe ukaba utazi umubare, nubwo wakoresha calculatrice ngo nayo ntiyabishobora. Kwibukwa mu kibi vraiment. Kristo we ingoma ye ntabwo ari icyubahiro n'amakuzo n'ububasha bw'isi no kugwiza ingoma mashyi nyinshi. Ingoma ya Kristo ni y'ukuri, ni y'urukundo, amahoro n'ubutabera, ingoma ihoraho. Amen. Bakristo bavandimwe, kuri umunsi wa Kristu Mwami ntawe bitatangaza ko tuzi ko umunsi mukuru uwo ari wo wose, cyane cyane by'umwihariko ku munsi wa Kristu Mwami uyisoza umwaka wa liturujia, wakagombye kuba ibyishimo bikomeye cyane by'agatangaza, tubyina, tugasabana, tugakora fete nyine twishimye, tukaririmba indirimbo z'umutsindo, tugataraka. Ariko twajya kumva tukumva ivanjiri ikaza iri kuvuga ibintu by'ububabare, évangile de la passion, kandi byibuze twari kuzirikana nko kwizuka, umutsindo. None tugeze gute ku musaraba nkaho turi mu gisibo? Aha, ubuzima bwa Kristo bwose bwabaye incungu, ari igisibo, ari pasika, byose ni incungu yacu. Bishatse gutwibutsa ko ubwami bwa Kristo ari umusaraba. Muzi ko Yesu Kristo yakomeje avuga ko ari umwana w'Imana mu myaka 33 yose, bakabona ibyo akora bataramumenya, batanamwitayeho. Uzi ko bamenye ko ari umwana w'Imana ari uko amaze guca, ari uko amaze gupfa. Nibwo umusirikare amaze kumutikura icumu mu rubavu yavuze ati, oh, uyu koko yari umwana w'Imana.
Yezu bamenye ryari ko ari umwana w'Imana ku musaraba. Ubwami bwa Kristo n'ubwami bw'umusaraba. Identité de Jésus c'est la croix. Mu gihe benshi bari bakurikiye Yezu ndetse harimo n'intumwa ze, bibwiraga ko Yezu Kristo aje nk'umwami w'iyi si nk'abandi tuvuze haruguru ba Neroni n'abandi bose bakomakomeye. Yezu nk'umwami akabaje kubatsindira abanzi babo, ibihugu byari byarabigaruriye. Nuko abamukurikiye nabo bakumva ko namara gutsinda byumvikane hari ibimanyu by'umutegetsi azabakomoreraho. Rero abakristo bavandimwe, Yezu yahinduye amateka, ahindura imyumvire ya kimuntu. Niko ubwami bwa Kristo ntawe butatungura. Uko abantu twari tumwiteze kuza nk'umwami wese uza kangata, siko Yezu wabigenje. Yezu anyuze inzira y'umusaraba kugira ngo atwitangire, abone uburyo twigarurira, nguko kwibabaza, kudupfira, kandi agatsinda urupfu akazuka. Passion, mort, résurrection. Kuri iki cyumweru cya Kristu Mwami, nanjye nze kwibaza nk'umukristo wabatijwe akanakomezwa, yewe ufite uruhare ku busaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami bya Kristu, niba inyota y'ubutegetsi mfite ubu ngubu ari yo gukiza abantu cyangwa kubica, ari ukwitanga cyangwa kurindagiza abandi, mbatikamira n'ingoma z'igitugu, amahane. Ingoma z'igitugu abenshi babayemo barazizi, ingoma z'agahotozi, ingoma zica, ingoma zinyonga. Ingoma yanjye ngewe imeze ite? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, abasore babiri Ruhurura na Musare bari inshuti zikomeye pe, dore ko biganaga mu ishuri rimwe. Ariko Ruhurura niwe wari umuhanga kurusha Musare. Ruhurura birumvikana wabaga uwa mbere, afite ubwenge bw'agatangaza, ingénieur. Nuko bombi bamaze kurangiza amashuri muri kaminuza, bari bwitabire amatora, bityo uwagombaga gutsinda ayo matora akayobora abaturage bo muri ako karere. Kandi umuyobozi w'ako karere muri icyo gihe yagombaga guhembwa amadolari 2,000 ku kwezi, utabariyemo za misiyo n'utundi dufaranga duke tugenda tumusigara mu myanya y'intoki, ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa bibera muri ako karere. Murumva ko kwari nko kuyoresha igitiyo. Uko bisanzwe abasore bombi bahataniraga uwo mwanya, birumvikana hakora icyo kwiyamamaza, campagne électorale. Nuko rero bombi mu gihe bari kwitegura bagitegereje umunsi w'amatora ko uwo munsi ugera, Ruhurura we yareba hirya no hino akabona Musare azamurusha amajwi, uko abaturage bakundaga Musare bikomeye cyane. Ruhurura bigatangira kumurya mu nda uburyo Musare agiye kumuyoborana akarere, akayobora abaturage, kandi Musare atarusha Ruhurura ubwenge. N'ikimenyimenyi Ruhurura yabaga uwa mbere. Nuko rero la veille baraye bari bukora amatora mu gicuku, ngaho n'umufori byabaye dukurikije amatwara ya Ruhurura. Aha nuko muri icyo gicuku Ruhurura akodesha abajura, amaze kubahemba amafaranga ashimishije menshi cyane birumvikana, ngo bajye kwica Musare, ubundi Ruhurura akunde asigare ari kandida unique, nta wundi bahatana, ubundi bazahite bamutora, nta kuzuyaza. Icyo gikorwa cy'ububisha kirangira muri iryo joro muri icyo gicuku. Nuko Ruhurura n'ibyishimo byinshi azindukira ku biro by'amatora agiye kwima ingoma. Nuko aricara aho ngaho arategereza. Nyuma maze kurambirwa ajya kubaza iby'amatora ku bakuru bari bahagarariye amatora, dore ko batari bazi ruhe na ruhe rw'ibyabaye muri iryo joro. Nuko abakuru b'amatora babwira Ruhurura bati, amatora twarangije kuyakora, c'est par nomination twabashyizeho. Rero Ruhurura niwe twagize umuyobozi mukuru w'akarere. Babyeyi ntarakomeza, birumvikana Ruhurura iyi nkuru yacyariye ibyishimo byinshi n'intsinzi, atangira kwishimira nyine ibyo yarayakoze iryo joro, ko bimuhishije ubuyobozi nyine koko. Nuko mu gihe atangiye guselebura ari kubyina intsinzi aho ngaho, abashefu barakomeza baramubwira bati, buretse kubyina intsinzi ntutarangiza kuvuga no kuguha imirimo. Nuko barakomeza bati, twakugize rero umuyobozi mukuru, nuko cyagiye mukiva aha ngaha we na mugenzi wawe Musare. Nyuma Musare twaramuhamagaye tumusaba, kubera ko ari wowe ukunzwe n'abaturage cyane kukurenza, ko yagufasha agakwamamaza akaza guherekeza mu matora nko kurangiza umuhango. Naho ubundi niwe ufite ikashe n'ibindi bitabo byose uzajya ukoresha, niwe uzajya ubibika. Twamuhaye ibaruwa ko ari we uzabiguha akabigushyikiriza, kandi agakubera umutekinisiye mu gihe uri umuyobozi nyine. Rero mu gihe Musare ataragera hano ngo guha iyo kashe, kandi kazajya ibikwa mu biro bye, nuko rero urakomeza umutegereze. Naza nibwo tubwira abaturage bose ko twabonye umuyobozi mushya ari wowe. Mbese ni nkaho mwembi twashatse kubaha akazi, umuyobozi wowe ndetse na mugenzi wawe umutekinisiye wawe, akaba uzajya kumenyekanisha mu baturage, akwamamaze, agukorere, agukundisha abaturage. Nyuma yuko twakuruye amakuru ko bakwanga ngo n'ugutinyitse bwose, twebwe rero twashatse kubaha akazi mwembi,
bityo tukaguha ubukuru ari wowe. Ubwo musare nahinguka hano nawe niguri gufata ubuyobozi, kuko niwe ufite ibyangombwa byaho byose, niwe ugomba kugukingurira. Babyeyi, dore ukuntu isosi igwa mu ishishi. Ese uri ruhurura wakwifata ute uramutse utekereje ibyo warabikoze? Nuko ruhurura n'isoni nyinshi kugira ngo abayobozi bakuru hato bataza kumumenesha ibanga ry'ibyo yarayakoze. Ariko ubura aragenda arataha amaramasa, agiye gushakashaka niba nta cyakorwa ngo umusare azuke amuhesha ubuyobozi. Yewe nanubu agahinda ni kose, ubushomeri ni bwose, yatangiye gutora amashashi mu nzira. Ye baba we, ruhurura we, mbega wowe. Bategetsi bayobozi, ni kangahe dushaka kuyobora tumaze kuyoborera abandi mu mva? Ni kangahe muyobozi ushaka gutegeka uhagaze hejuru y'imva, hejuru y'imirambo? Ni kangahe ushaka kujya ku butegetsi umaze kumena amaraso y'inzirakarengane, kandi abo wishe ari bo bari bafite urufunguzo rw'icyumba kirimo kashe, ibyangombwa biguhesha ubuyobozi? Uwo wita umwanzi wawe ari wari ufite urufunguzo rwo hari ibiryo. Nuko inzara igakunobagura, kandi ngo warize amashuri menshi, uri umuhanga n'umunyabwenge. Ese muyobozi, ubu koko warahira ko ubuyobozi ufite ubu ngubu wabugezeho nta maraso umennye, nta ruswa utanze, kwitangaho ruswa, kwicuruza b'abacuruzi kazi, kwishora mu ngeso z'indaya ngo ukunde ubona akazi, urambe ku kazi? Kandi byaba warahira ko wageze ku buyobozi utarabanje kugambanira mugenzi wawe ngo ubuyobozi atabugutanga, ngo uko kurya ubanje kurya abandi, ukica ba musare. Bakristo bavandimwe, ingwara igiye gutumara muri iyi minsi, abenshi dufite inyota yo kurwanira ubutegetsi, gufata imyanya y'icyubahiro. Ako ka virusi kagiye gutumara kitwa ishyari, la jalousie. Ngo arangiranye we, arandushije we, arandiye we, arangendanye we, aransize we, andushije amafaranga menshi we. Nuko ugasanga imitima turi kuyibunza ngo bagenzi bacu baradusize, kandi mugenzi wanjye ateye imbere nanjye yazanteza imbere. Nuko ugatangira umuhigahiga kuko injangwe ihiga imbeba. Ngizo za ngoma z'igisi, za ngoma z'agahotozi, la violence, la jalousie. Izo ngoma zose zihabanye n'ingoma ya Kristu. Mutegetsi, muyobozi, yaba waruzi ko kurara ugambanira abandi, ubacurira imigambi y'ububisha, ari nako nawe uzishyurwa ukagambanirwa. Erega no gupfa nabi byabaho, waretse mugenzi wawe nawe akabaho, mugasangira duke twineza Imana twihereye. Waretse tugasangira n'abandi akajumba, Imana itugoborera buri munsi, nawe uhagaze undi hejuru. Ruhurura we, mbega wowe, nguko uko uwagatubereye umusare utwambutsa, tumuhigahiga tukamuhigahiga mpaka tumurambiye tumwishe. Erega nuko Pilato nawe yatanze Yezu Kristu Mwami w'ijuru n'isi ngo bamwice. Kwica Yezu umusare utwambutsa urupfu akaduha ubuzima. Dutangazwe n'ubwami bwa Kristu. Mu gihe abami b'isi bazanirwa amaturo, Kristu we aritura, aritanga, akatwitangira, akatugabira. Mu gihe abami b'isi ubegera wabanje kuvunyisha, zarande sinakubwira, iminsi n'iminsi, ukwezi n'ikindi gihe kirekire, wagira Imana ntibanagukubite, no kukwica byabaho pe. Urazi kuza kureba umutegetsi ukomeye, urazi ibyuya ushobora kubira. Yezu we rero tumusanga mu ngoro ku buntu, ntawe udukumira, ntawe uduhagarika, nta mbunda, nta bakumirizi. Ariko se tukajyayo byahebyo kajya. Ingoma ya Kristu ni ubuntu, ariko shwi ntabwo tuyijyamo. Ariko batubwira bya bintu by'ubutegetsi ngo niho tujya gusarura amafaranga, bijya kumera nk'umuriro w'iteka, akaba ibyo twohokaho. Ingoma y'ubuntu tukayitakaza ababyeyi. Mu gihe abandi bami utahinguka imbere yawe imbokoboko, Yezu we ntacyo tumushyira, ahubwo aratwakira ku buntu, akadusaba ko twarambura ibiganza tugatega ibiganza, akadushyiriraho. Keretse nk'aho mwana ibiganza bye byimisha impengeri. Nashaka kuvuga abadasaba, ariko ubundi kwa Yezu urayora, ntawe uguhagarika, ntawe uguhagarikiye, ukisanzura. Naho aba hano ku isi bo baraguhagarikira, bakagucungacunga, nka kurya mu bukwe bahagarara ku nyama, hato bamwe bataza gucura abandi. Kristu Mwami tumuyoboke. Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu, tubabarira ku bugome twagiye tugira, tukabugira bagenzi bacu. Abagira neza batugiriye neza twe tukabitura inabi, abandi badufitiye runini tukabahigahiga. Turimo dushaka amakuzo y'isi n'ubutegetsi byo kuri iyi si bitaramba. Yezu Mwana w'Imana, ibyo nagambanyemo birampagije. Abo nahemukiye ku ngoma yanjye, Yezu nsabye imbabazi.
abo nicishije inzara bose Yezu nsabye imbabazi, abo nabohesheje iminyururu Yezu, aho ingoma yanjye yabaga hotozi aho kubagakiza Yezu ngusabye imbabazi kuri uyu munsi mukuru wawe Kristu Mwami, ngo nanjye umpe andi mahirwe deuxième chance, ahasigaye hose umpaye ku buntu bwawe, mbayoborana ukuri, urukundo, amahoro n'ubutabera, n'ibirango byiza by'ingoma yawe Kristu Mwami uhoraho ubuziraherezo. Amen. Mwese mugire umunsi mwiza wa Kristu Mwami. Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumukula Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu. Mushuma mwiza dushagaye